This is B2 TV Show. Ya inshuti bakunzi ba B2 TV rero turabasuhuje mwese aho muherereye mu bice byose byo kwisi, baba badukurikiye live, baba ari abazadukurikirana babonye akanya, mwese turabashuje kandi reka tubifurize ibihe byiza. Haciye iminsi itari myinshi tubana mu biganiro bitandukanye, jondi twababwiraga ibyerekeranye na green card, iminsi isigaye, ndetse ndabashimira yuko ikiganiro mwagikurikiye, ndetse abantu benshi bagiye banyandikira baciye mu gikari bakambaza bati se uko bamwe batabisobanukiwe n'iryari bazatangira application, n'iryari abari barimo kwa noneho kwa applyinga byarangiriye. Ibyo byose mu kiganiro cyacu gitaha arabona basubije nciye mu gikari, arabona asubirije kuri channel kuko nafashe umwanya comment zaciye kuri channel iz'ingenzi zose, wagiye abaza wese naramusubije, kandi ndizera ko igisubizo nagiye muha cyagiye kimunyura. Uwo kitanyuze andika muri comment, mba mfite umwanya rwose, mfata umwanya kuko namwe muba mwafashe umwanya wanyu mukatwandikira. Nanjye rero mba nafashe umwanya nkasoma comment ndetse nkanagerageza gusubiza. Reka mbashimire rero yuko murimo kugenda mutugaragariza urukundo. Ni ikiganiro cyarebwe n'abantu batari bake, kandi nzi neza yuko nawe niba ukeneye amakuru wajyamo ukakireba. Uyu munsi wa none rero nanone twabateguriye ikindi kiganiro cyiza. Turi kumwe n'umutumirwa hano, turi kumwe n'umuntu ukomeye, ni CEO, ni manager, ni owner afite televiziyo yitwa VOI TV. Ushobora kujyaho rero naho ugakora subscribe niba utaruyizi, ukayimenya, ukareba ibiganiro biriho bitandukanye. Ese ariko nta nubwo ari umushyitsi cyane, ni umusangwa, tujya tubana mu biganiro bitandukanye, ariko uyu munsi yaje afite ibintu byinshi byo kuganira, afite impanuro, afite ubuhamya, afite ibintu byinshi. Ahangaha rero kandi turanakubwira ngo niba ushaka software igezweho, niba ushaka gukoresha software igezweho, ufite company, ufite ikigo cy'amashuri, ufite ibintu wikorera, ukavuga uti ngewe ndashaka kuzajya nkoresha iyi software mu bintu byanjye ku buryo abantu batazanyinjirira mu bintu uko bishakiye, nta handi rero ubwo nabyo araza kubikomozaho gatoya, akubwire uburyo ushobora gukontakta, ushobora kumubona. Bakorera ahantu hose ku isi, ahantu uri hose uba ushobora kuba reaching, then mukagira ibyo mukorana, kandi bakakuzamurira company yawe, ukabona inyungu, ariko nabo ukabateza imbere. Rega buriya ntibazakubeshye, agufasha kugira ngo ukore byinshi, we abona kimwe cy'igihumbi kubyo we uzinjiza. Hari icyo bitwaye niba ukoreye miliyoni y'idolari akaba azatwaramo ibihumbi 200, hari icyo bitwaye? No, nta usangira, urumva ngo nta usangira n'udakoramo, nta n'uhakuriza itamuruma. Reka rero tukwakire Ruwi amakuru. Ndaho ndashimira Imana. Iminsi umaze utagaragara, wari uhuze cyane. Ntago ariko ntagaragara, ndi mu bindi. Ntago wagaragaraga kuri B2 TV. Ahubwo ariko handi ndi nagaragara. Of course wagaragaraga. Reka duhere rero kuri iki kintu cyo kuba ubu ngubu warabaye rwiyemezamirimo, kandi akazi karimo neza, ugakora neza, ufite abakozi hirya no hino ku isi, company, ama software. Ugukeneye ubundi yakubona ati? Dufite website turi buze kwishyura ku kiganiro hasi, bari buze kuyibona n'ama contact n'amanimero byose. Hanyuma rero reka duse nkaho twinjira mu kiganiro nyirizina. Kuri ubu ngubu hari ibintu bigenda bigaragara ku macana atandukanye, by'umwihariko amacano y'aba YouTubers, cyane cyane turaza kwibanda aba YouTubers bo mu Rwanda, nubwo n'ahandi wenda bigenda bigaragara, ugasanga
izi YouTube zitangira zatangiye ubona abantu bashyiraho ibintu byiza abantu bakanakurikira yemwe rimwe na rimwe bagakoraho ibiganiro bisaba ubufasha bisabira abantu ubufasha byubaka ugasanga hari abafashwa kujya kuvuzwa hari abantu baba bagiranye ibibazo ugasanga mbese birimo kubaka sosiyete muri rusange. Louis weho ubibona ute kuri ubu ngubu cyangwa se uhereye mu gihe cyashize kugeza ubu ngubu turi aba YouTubers cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga urabona zirimo gukoreshwa ziti? Nigeze kuganiraho n'umuntu wize itangazamakuru muri no minsi umuntu asigaye abyuka agashinga channel kandi atarabyigiye atarakoze training ataranasomye by the way ataranirefeye ataranakoze internship somewhere, so ni kibazo. Ubu rero barabaretse hariho hose uragikreatinga YouTube channel bakakureka mu gitondo content zikagushirana kubera kutabyigiye ko kutazi ibyo ari byo. Ni hahandi usanga abantu batangiye neza batanga ibiganiro byigisha batanga amasomo bahugura abantu bafasha abantu barangira abantu aho baherereye babaye abantu bakagenda bakabafasha. Hari n'ababikora neza bakanyuzaho ijambo ry'Imana ariko abakora channel zinyuraho ijambo ry'Imana ntago zirebwa. Abakora channel zivuga ibintu bya ubushize nk'ikiganiro twakoze babonye ko abantu bagikurikiye ari bakeya turi kuvuga ku by'ishoramari, ariko iyo tuza ko twarashizeho mpangara nkuhangare iyo tuza ko twarashizeho ibishego baba baradukurikiye ari benshi kubera iki turubuze kubigeraho. Muri no minsi rero abantu bakeneye ibintu donc bibarangaza mu mutwe kubera abantu muri no minsi bafite ibibazo byinshi, you know. So aba YouTubers rero bakora ibintu bitari professional, bira bintu bitari professional bagiye kuzahura n'ibibazo nk'ibyo insengero ziri kujya zihora nabyo muri no minsi. Urabizi hari aho insengero basigaye bazifunga, hari aho basigaye baburisha kuba umuvugabutumwa afite icyiciro runaka cy'amashuri kubera ko abantu baba baricaye bakareba umusaruro ari gutanga bagasanga nta kintu kiri kuvamo kamembe, kandi mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ntawe utanga icyo adafite. So aba YouTubers rero mumanze mujye kwiga musome murebe mwige. Hari abantu baba YouTubers bateye imbere bari strong, mugende musome banditse ibitabo murebe ahantu bahereye, challenges bahuye nazo, murebe ikintu cyabafashe n'inzira banyuzemo uyu munsi bakaba bagikora bakaba gihanyanyaza. Ntago ariko mu gitondo ngo channel ya kanaka ntuzi ibyo urimo byari byo ntuzahuva ntawe uzahujya mu gitondo ugasanga ngo yagiye mu kabari nk'imicupa ngo arabatuka kuri YouTube channel, yagiye gusaba serivisi barayimwima ngo arabatuka kuri YouTube channel, ugasanga abantu bari no kuvangamo n'ibintu bidafatitse. Nimba washinze YouTube channel ugomba gushaka product, ugomba gushaka ikintu uha abantu, uha aba followers bawe. Ese ni amasomo uri kubaha, ni urwenya se, ni comedy? Arega na comedy barazika. Ushobora kutajya kuziga ku ishuri ariko ukazajya wicara ukareba umukomedi runaka akakubera umuroro modo niba ukigana nk'ibyo akora. Aho ngaho rero mvuze ku cyo kwigana, nk'abantu bakoresha YouTube channel ziri mu ndimi z'Ikinyarwanda, mbabare ntabwo nkunda gupointa ngo mvuge ngo abantu bavuga Ikinyarwanda. Kuri iyi abantu bavuga Ikinyarwanda bari henshi, sibyo? Bari mu bihugu byinshi, ariko YouTube channel zikora mu rurimi rw'Ikinyarwanda. YouTube channel zikora mu rurimi rw'Ikinyarwanda, navuga aba YouTubers, navuga abahanzi b'indirimbo, navuga aba comedian. Please mujye ku ishuri muzajye mutanga product ziri original, ziri OG. Ugasanga umuntu afashe iminota 50 agiye kuri YouTube channel ya runaka araririmbye indirimbo z'abandi nta na kamwe karimo, bakamukomera amashi ngo none n'umusitari ngo yatwitse. Ariko kuririmba abantu gusubiramo indirimbo z'abandi ntago bibujijwe iyo utabyiyitiriye atari indirimbo wasohoye. Hari igihe uzaririmba indirimbo z'abandi bakubwire bati no waririmbye indirimbo zacu ugomba kuririmba izawe cyangwa se ugomba kutwishyura. So hari abo babyemereye by the way, hari nk'abafamiliye b'abahanzi runaka, hari nk'ukuntu uhura n'umuhanzi runaka cyangwa se famille runaka bakakubwira bati
kugira ngo dukomeze twibuke umuhanzi wacu, kugira ngo dukomeze dusigasire igihangano cyacu, tuguhaye uburenganzira, turabikwemereye, bikurikirane, bikore neza, bikosore, ongeramo akaziki, ongeramo amajwi, ongeramo amashusho, ibyo biremewe, nanjye ndanabikunda. ari ugasanga umuntu ahereye umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, nta kantu ke na kamwe arahimba, ugasanga yaciye ibintu ngo ni ubusitani, ngo ni igitangaza n'ibiki byose. Niba abandi abantu bamukomera amashyi kubera ko yiganye ibihangano by'abandi, ejo mu gitondo ugasanga yazimye, ugasanga yabuze, ugasanga umuntu baramumenyera ari umusitani kubera ko ibyo yiganaga byashize muri we, kapasite intellectuelle ye itamuha ububasha bwo kuba yakora ibye, ugasanga yazimye burundu. So nkaba nagira inama rero abahanzi, baba abaririmbyi, baba abacuranzi, baba abakomediye, baba abatubazi, namwe muhimbe udusha, mu creating your own innovation please. Ariko na biriya byo kwibasirana wenda wasanga ari innovation bakuriyetinze kugira ngo babone ababakurikira. Afite bira byo kwibasirana mbibona mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere hari ubwo babyumvikanaho, umwe akaza akakubwira ati ejo nzajya kugutukira kuri channel kwa kanaka, nawe uzajya kwisobanura kuri channel yo kwa kanaka. Ese ibyo bintu bizabageza he? Urukumva bifite igihe? None se uzahora ubona abantu ujya guhoza mu kanwa mujya gusererezanya? Ça c'est faux. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni bya bindi navuze n'ubundi, so mumbabare ntago ari kuvuga ngo ni ubuswa cyangwa se n'ubunebwe. Ubundi iyo umuntu afite impano imurimo, ngiye guha urugero nka Papa Sava. Ura Papa Sava ukuyeho ibitotsi ugakora n'iminsi yo kuruhuka, yasuka ibihangano kugeza isi irangiye, sibyo? Please, abahanzi rwose ndabashimira kandi abemera bakomereza aho ngaho, ariko n'ababigana bazajya babagana, bagiye guhanga ariko baje mubigishe, mujye kwiga, abantu bajye kwiga. Indirimbo baraziga, komedi baraziga, gukina filime barabyiga. Hari n'abavukana impano, mu rugero hari abavukana impano n'ibiki byose, bari abantu bavukana impano nabo ndabemera nk'uko nkomeje kubivuga, ariko ntagiye ntibanze mu magambo cyane. Abantu bari kubunebwe, ijambo ry'ubunebwe mpora ndivuga, bari kubunebwe, bakora udusha, ibintu byinshi byo gukora birahari kuri iyi si, mu mpande z'isi, mu nguni z'isi hose, amafaranga arahari. Kuri ubu ngubu iyo ugiye kureba usanga kwibasirana kuruta topic zindi ari byo bigezweho. Ubwo ndashaka kugaruka, sindi bwinjire cyane wenda, ariko ibigaragara nko muri aya mezi nk'abiri cyangwa atatu akurikiranye, ugiye kureba wasanga ibiganiro byose byagiye bikorwa ku bantu runaka. Ugasanga Niyago yavuze yuko bagenzi be bari muri industry imwe ntabwo barimo kubyumvikanaho, ndetse aranavuga tunge n'abahunze kuko bashatse kungirira nabi. Ngira ngo ejo bundi wabonye utundi video twagiye dusohowe ni umudamu ngira ngo witwa Karara, nawe asohora Sabe, ngo ni Sabe, amashusho bavugaga yuko ngo ari aya Sabe, bavuga ngo yaravuye ahantu. Donc ugasanga noneho wajya kureba background y'abo bantu, ugasanga hari ahantu bagiye bakubitanira imitwe ukuntu, kuko hari ahandi wajyaga gusoma bakavuga bati oya, Karara yibasiye wenda Sabe kubera ko nawe hari ubufasha yari yaramuhaye, ariko aza gutungurwa wenda nuko afashije abandi, agira ngo niwe bari kugumana gusa. Donc ugasanga ni muri izo angle, ngira ngo ubwo turaza nyuma wenda turaza no kugenda dukomoza ku byo ubuyobozi bwavuze kuri izi issue zigenda zigaragara. Hari abari mu nkiko already batangiye kugenzwaho ibyaha. Ubwo ngira ngo weho ubibona ute, kuki abantu bahitamo kwinjira mu buzima bw'umuntu ukanarenga wenda ukibasira imiryango y'uwo muntu kandi bo mutabana muri showbiz? Icyambere batangiye gusenyuka, batangiye kugera mu nzira zo gusenyuka, ibihangano n'ibyo babishishaga n'ibyo bayitwazaga bitangiye gushira.
ni ikigaragaza ko bitangiye kubashirana. Ubwo batangiye gusubiranamo, ubwo batangiye gushwana bitangiye kubashirana. Mu minsi iri imbere bazajya bagenda bivanamo ugasanga umuntu yarakomeye mu gisata runaka yahitingaga byo kuvuga product zamushiranye yageze mu manza, kandi imanza zirakenesha uwaceho gahoro kugeza igihe hazasigara abantu bazima, babandi baperforminga, babandi babyigiye, babandi bafite impano, babandi bafite capacity, bafite skills kwa. So ibyo kwivananamo no gushwana nabwo mbigaratso gatoya biriya ni ikinyabupfura gikeya, ni n'umucyo mubi. Biriya ntabwo ari byiza kujya kwandagazanya. Nimba naragufashije cyangwa nimba waramfashije, ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubibwira isi yose. Buriya ni ukuvuga ngo iyo ufashije umuntu ukagenda urabiririmba isi yose, n'abandi uzafasha ubwo nyine baba babona ko n'abandi uzafasha uzajya ubafasha, ariko bavuga bati nubwo dufashije natwe ejo uzatwandagaza. Indi ngaruka irimo, waba umuhanzi, waba umuririmbyi, waba iki, ukajya kuri social media ukitwara nabi, biriya bintu bijya hirya no hino ku isi, abantu barabisigarana. Abana muzabyara bazahura nabyo, bizabagiraho ingaruka, ntabwo ari byiza. Ibintu dukora byose tuzajya tubikora duteganya ko mu gihe kiri imbere bitazatugiraho ingaruka mbi. Uragiye ushize amafoto wambaye ubusa ku gasozi, abakwe bawe n'abakazana bawe, ejo umukobwa we namara gushaka nagire yageze nakora agakosa, ntazibana zidakomanya amahembe, umugabo azahita avuga ati wakurikije papa wawe, n'ubundi na papa yakoraga ibi n'ibi, wakora andi manyanga, bukinyana niyamwewe, isuku igira isoko. Ntabwo ari byiza, mwere kwirukankira views, mwere kwirukankira amafaranga ngo mwitege imitego y'ejo hazaza. Mushobora kuza mutakiriho, ariko mwibuke ko muri kubyara, mwibuke ko n'Imana ihari iri kubareba nabi, ishobora kuzabahana. By the way, nico nakongeraho. Hanyuma uvuga iki kuba ubuyobozi bwite bwatangiye kwinjira muri ibi bibazo bijyanye na YouTube n'aba YouTubers n'ibikorerwaho? Ubundi abayobozi cyangwa ubuyobozi ni nk'umubyeyi. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo umuhana avayo. Umubyeyi ubundi areka, cyangwa leta runaka yarareka abaturage bakishira bakizana bagakora ibyo bakora mu bwisanzure, kuko haba hari demokarasi, ariko haba hariho amategeko. Leta nubwo ibicecetse ntabwo iba yirengagije ko hari amategeko, irabareka mugakora ibyo mukora, byaba too much, byaba bimaze kurenga, bakaza nyine ukabona baje kubigisha, baje kubahana, byaba ngombwa bagashiramo n'akanyabo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya kumva ararumva ngo ribu yahamagaje abantu ngo bagiye kwisobanura, baba barengereye. Buri gahugu n'umuco wako, buri gihugu kigira imiziririzo, kigira imico yacyo igenderaho. Iyo bivangavanze rero, leta nayo ireactinga nk'umubyeyi, baraza bakakwigisha, bakakugira inama, warenga bakaguhana. Ese weho uvuga iki ku bantu bifata amashusho y'urukozasoni barangiza bakabishyira mu mbuga nkoranyambaga, ugendeye wenda ku muco w'abantu n'igihugu? Umbaje ikibazo gikomeye, kubera ko nta bushobozi mfite bwo kuba nashyira mu bikorwa ibyo ntekereza, ariko ari nkanjye, ndi nka leta cyangwa ndi nk'umuyobozi, nkabona uriya muntu ukora ibintu bibi nka biriya, namufunga, kandi namufunga igihe kirekire, n'abandi bakabibonaho ntibazabyongera. Namuhana seriously, biriya ntabwo ari byo. Hagati iyo wakoze iyo video n'uwayitanze, abo bantu wabahuza ute? Uwakoze video niwe nyirabayazana, niwe bireba. Naho uwayitanze ashobora kuba yayitanze kubera ko ari gukorera amafaranga. None bamuhaye amafaranga yarananirwa kuyitanga, kuko wagiye kuyikora, wabitekereje, wabikoze, ntabwo araguhagaze hejuru, ntabwo agushizeho igitutu ngo ubikore, kubera ko wakoze ubucucu nyine. Ubwo bucucu bwawe aba agomba kubucuruza akibonera amafaranga. None ababivuga yuko kuba babikora ari uburenganzira bwabo, bo byakira utugendeye ku muco w'igihugu? Tutarebye umuco w'igihugu runaka, ku isi hose warahagenze, naho utaragera uzi imico yaho. Muri Amerika uzi imico yaho,
Amerika ni igihugu kigira abasazi benshi cyane, nakeka ku isi nta kindi gihugu kirarusha umubare munini abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko kugira ngo uzabone umurwayi wo mu mutwe wambaye ubusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni karari, ni ibintu bidashoboka. Kereka wa wundi byarenze, uri kunyumva neza? Kereka wa wundi byarenze ubona koko pe arwaye bihagije bifatika, yamaze kuruzinga total control yaranje kubura, niba usanga yambaye ubusa mu muhanda. Wenda hari n'abandi ngo bikora za Los Angeles, sometimes mpanyura, ariko Los Angeles abantu bahanyura bambaye ubusa ni nk'indaya, donc ntabwo bambara ubusa ko muteri, bambara kwa kundi nyine biri sexe kugira ngo abakiriya bamugane n'ibyo byose, ariko ntabwo ubona ko yambaye ubusa totali nkuko barabikora babigambiriye. So uzi amakuru makeya cyangwa menshi kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, urabizi ko ubikoze ibihano byaho urabizi. Mu Bushinwa urabizi nta muntu ushobora kujya uretse hariya mu bihugu bya Afurika ahenshi naho haba abarwayi bo mu mutwe, ariko sindabona umurwayi wo mu mutwe yambaye ubusa kuri karakageni. Biriya bintu rero hari ikibazo gikomeye, na Leta ibigiramo uruhare. Uretse ko burya Leta aho itandukaniye nuko tubitekereza, Leta irabareka mugakomeza mugakora ibyo byaha, burya ntabwo baba yicaye, baba bari kureba ese koko uriya muntu biriya bintu ari gukora yasaze, ni muzima, buriya baba bakurikiranira hafi. Uko wigira kose baba bakureba, uko ibyo wakora byose, wambara ubusa, watukana, wasererezanya, wajya mu mabi yose, Leta nico ibibereho, ntabwo baba baryamye burya. Barakwiyoroka bikora, ariko nyuma y'igihe runaka bagukubita akantu kagahara, ugasanga wararengereye kabisa. So, inama nagira abantu rero, wenda icya mbere ni ugusenya. Buriya abantu twabasengera kameme, buriya abantu bakora biriya bintu twabasengera. Icya kabiri, muri no minsi mu kiganiro twakoze ubushize nakubwiye ko hari muri no minsi abantu bafite ubunebwe mu mutwe, bashaka kubona amafaranga byihuse, bashaka gukira batavunitse. By the way, akumva ko nashira ubusabwe ku gasozi, wenda hari abamureba bakabona amafaranga nk'uko uri kubivuga. Abantu bere gushakira indonke ahantu ibintu bidashoboka, byose biri gufunga. Ibyo byose bari gukora biri gufunga ejo habo hazaza, biri gufunga ejo, biri creating amayira mabi y'abazabakomokaho. Nabivuze mu kanya gashize, nimbura umuntu w'umugabo nyaminaga ukambara ubusa mu muhanda, kandi uzi ko ufite abana, umwana azajya ku ntebe y'ishuri bamubwiye ni wowe mwene kanaka wambaye ubusa aha n'aha, ubwo mwana aziga azatsinda, azarangiza neza. Ubwo iryo shuri bamubajije ibyo bibazo, urumva azagigamo ari comfortable. Ibyo nabyo abantu bazajya babirebaho kameme. So tugana ku mwanzuro rero, mu minsi ishize umaze iminsi uri kumva ngo insengero ngo bari kuzifunga, abantu bagasakuza. Kiriya cyemezo ndagishigikiye 100%. Kucyo gishyigikiye? Ni gute umuntu ashobora kuza akavuga ngo Imana iguhaye visa kandi nawe yikeneye yayuze? Ni gute umuntu ashobora kuza ngo Imana ngo igukuriyeho ngo karande n'ubutindi nyakujya n'ibiki n'ibyo, ari kugenda n'amaguru? Reka nkubwire inshuti yanjye, muvandimwe kandi nkunda, siritu mu mujyi wa Kigali, aho reka mpa point. Mujyi wa Kigali hariyo abantu bafite akazi karyoshye, ava mu rugo bamukodesheje taxi voiture, agasanga bahishije everything, amata meza, ibiryo byiza, ngo aje gusengera ngo umugabo n'umugore, ngo aje gusengera abana, bakamuhana tike ya rero tour yo gusubira iwe mu rugo. Akaba afite appointment ku munsi zinaga nk'esheshatu, kandi agasiga agize ate abahanuriye. Abantu bazajya bicara barebe nimba ibyo bahanurira koko byose ari byo. Ubuhanuzi ntubwemera? Ubuhanuzi ndabwemera, ariko hari abahanuzi bamwe ntemera. Nk'abameze gute? Ni gute wampanurira? Njyewe urugero, umuntu yigeze kuntelefona, hello amakuru, ntabwo nkuzi, ni Imana nyeretse nimero yawe, ndi Kigali aha n'aha, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana n'ibiki ABCD, ngo rwose ngo Imana iragukunda, ngo imbwiye ko iguhaye imodoka.
kandi abimbwira ndi muri parikingi ndi kumwitaba ndi kumwumva kandi mfite imodoka by the way. Imana iguhaye imodoka wenda yari iya kabiri. so iba yari iya kabiri se. naramajije ndetse none ahantu mba urahazi ngo yango Imana ngo yakunyeretse gusa n'ibiki byose. Okay sahari rwose ntimurakoze kuba mumpanuriye byiza ndabitegereje kandi Imana ishimwe ngo uvuga amen amena. Ni se mwebwe bimeze gute ubu muherere hagana he? Ngo nyine ngo urabona ngo nimugora ngo nagomba kujya mu materaniro ngo ariko ngo nabuza agatike ngo kujya mu materaniro ngo aho ngo Imana ngo iribuze kubikora ngo bura ngo iribuze kunyereza agatike ze kujya mu materaniro. Why Imana igutumaho abandi wowe utarakemura ibyawe? Birashoboka ariko ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ugasanga abantu barakize na famiye zabo zarakize, abakristo barakubititse, utatura bakakureba nabi. Uzi ko bajya bakora urutonde rw'abatura n'abadatura. Ya mu nsengero nyinshi babikora. ugiye gutura suri yandika. Abakozi b'Imana muzakurikirana kino kiganiro rwose burya gutura biva ku mutima, gutura ntabwo biva kuri condition. Ushobora guturisha umuntu cyangwa kandi umuntu ngo ntabwo yatuye kandi afite ibibazo, ahubwo yarakeneye no kuri byatura mwatuye yarakeneyeho ubufasha. Ugasanga umuntu amurebye nabi. Ikindi to be honest ari amaturo ntabwo akoreshwa icyo yagenewe, ntabwo ageraho kabisa aho abagiye. Hongeye urugero ntabwo nzi aho usengera ariko reka tubyihorere, kandi iyo ugiye gusenga mwese muratura. Ukano kanya wakoza inshuro ugiye gusenga n'inshuro mwatuye akakubaza akaza gutunga ati mu maturo mwatanze ma fact imwe mbwira ikintu yakoze umpe na proof document. Bazibona ariko n'inkeya barakubwira ngo baguze umuriro ngo bagura ngo za puberi n'ibikoresho byo gukirininga n'ibiki byose kandi babigura muri doratiri. Mutura ibihumbi 10 by'idolari bakakoresha ibintu bakakoresha amadolari 500 ibihumbi 9,500. Oh yes, I'm telling you. Ibintu byose biba bifite gahunda wenda sinzi gusa bijya bigaragara yuko hari aho koko amaturo wenda ajya mu mifuka ya bamwe ariko hari n'abandi bayakoresha icyo yagenewe. Nanone ntago twavuga yuko turabyemeranye. Hari abikora bakubaka insengero mu gitondo wajya kumva pasiteri muzima mwiza rwose washizweho n'Imana atunguye abakristo ati mwari mubizi ati nyobozi y'itorero buriya twafasha abana b'imfubyi 15 twabambitse inkweto twabagoreye amakayi twabarihiye mituweli dore amafoto ngariya dore abana ngabariya twafashe utuvideo bakereka itorero ubundi Uwiteka akaba Imana ikaba Imana ikabivuga. Icyo gihe n'abatura baravuga bati oh wow burya twageze neza bimeze kuri n'ubutakaza baravuga ati burya rero pasiteri wacu ni nyangamugayo uje natuye 50 kanture 100 kubera ko barihiye mituweli abana bakeya we n'ubutabo zarihira bangahe. None pasiteri rumo kunyumva ni ryari mwereka abaturage ni ryari mwereka abakristo banyu imikoreshereze y'amaturo? Ni ryari mufata igihe muri gusenga mukereka abakristo banyu muti kuva mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12 dore umwaka urashize turi kubifuza noheri nziza mwaka musha muhire dore amaturo icyo yakoze yanyu? Ni hehe babikora? Maze gusengera henshi naho ndabibona. Bazajya babitwereka. None ukaba usaba abapasiteri yuko bazajya babyerekana? Byaba byiza kugira ngo abakristo bagomba kumenya aho amafaranga yatuye yagiye. Yego. N'icyo yakoresheje. Yego. Cyane rwose. Wenda pasiteri nawe abakristo rega nabo ntago ari abana. Nanjye ndimo ndabivuga ntago ndi umwana. Nimba nagiye mu kazi pasiteri yasibye atagiye mu kazi. We icyo ashinzwe ari gusoma Bibiliya no gutegura amasomo ari buze kutwigisha. Nimba ntuye amadolari 20 pasiteri unyumve mu madolari 20 ntuye harimo 5 yawe 15 yawe kujya gukora umurimo w'Imana. Niko kuri kwanjye. Ariko nimba ufata 20 yose rwose uri kunshi intege zo gutura.
hanyuma Louis, akabazo ka nyuma Mhm. akabazo ka nyuma, uri owner wa VOI TV, Mhm. ninde wakwensipiye mu kugira ngo ushinge ruriya rubuga, ni iki wagendeyeho? Ntaho biragera, biri mu ntangiro. En fait, secondaire ndize indimi n'ubuvanganzo. Buriya ibintu by'itangazamakuru ndabikunda cyane. Ubundi ngiye ndi n'umukinnyi wa filime. Nakoze training nyinshi mu Rwanda muri kuva 2011 kugera 2013, twakoreye training hariya kuri stade Amahoro, burya habamo utwumba, habamo sare. Nakoreyemo training y'amezi 3, mfite certificate nzayikwereka. Tugeze guperformingaho muri Serena Hotel, mfite certificate nzatwereka. Muri icyo gihe ni award baduhayira, ntabwo mbyibuka neza. Hanyuma icyo gihe maze gukora training yo gukina amafilime, akazi nakoraga ntabwo kari kanyemerera kujya ni public cyangwa izo behavior zo kujya gukina amafilime kwa hirya no hino, ntabwo nari mbyemerewe, ariko byakomeje kunguma ku mutima. Bivuze iki rero? Right now I'm ready to, ntabwo ndabijyamo neza, ariko zira ni intangiriro, mubona ni intangiriro. Ariko mfite plan yo gukora, kuzajya nkora za short movies. Script ndazifite nabuzo nzishira nyinshi. Ariko mpura n'abantu nkabwe nti mwaje tukicara nkaba script mugakina ko mbona wowe iyi ni wa performing muri iyi ni, bakicara bakandeba akawatsu uyu muntu ko nta tutaramubona, ko nta platform ye tuzi n'ibiki byose, arashaka kuduhayiringa kujya gukina filime, bakabishaka bakabibura. So niyo mpamvu rero natangiye njya kuri YouTube channel. Ubundi YouTube channel ntabwo ari ibintu byanjye no gukina filime. Nkaba mpamagarira abantu rero bumva bari fit, bumva bari proud of, bazanyegera tugatangira tugakina short movies. Donc pratique ziruta kuvuga. Pratique aba arimo ukuri kwenshi kuruta kujya kuvuga. Hari ukuntu umuntu avuga amagambo yagera akamushira, ariko iyo ukora pratique ukina filime tuzajya dukina ku mafilime y'urukundo, ku masomo y'imibanire y'ingo, ku bintu bijyanye n'iterambere, ibintu byose tuzakina mu nguni zose. Ubona uramutse ukinnye filime wakina kuwuhe mwanya, wakwakitinga kuwuhe mwanya? Nakakitinga ku mwanya wo gufata ibyemezo. Nk'ubu nkanjye nkunda kugira abantu inama. Ngewe urugero, nimba abantu bakinye bari gushwana, muri iyo scene ngomba kugaragaramo nyuma, ndi kubereka ko bakoze amakosa, ndi kubahana, ndi kubaha impanuro, and then ibintu bikagenda neza. Muri action movie ni uwuhe mwanya wakinamo? Action movie harimo imyanya myinshi, kereka wewe n'umpaye nk'urugero uwo ubona wafitingamo bwa mbere, kuko buriya ushobora kuvuga uti uyu nguyu nawukina excellent, uyu nawukina best, good enough, gutyo. Ariko nka no abantu bazayibona ndi kubikina. Aha, reka tujya rero, wari umaze kuvuga wenda kuri movies z'imibanire, ubwo ni muri society of course. Hanyuma kuri movie z'urukundo ni hehe wakakitinga? Kuri movie z'urukundo nakakitinga ndi umubyeyi, ndi kugira umukobwa wanjye inama ko ahantu agiye kujya gushakira agomba kumanza yashishoza, agomba kumanza yareba nimba bamukunda, nimba nawe abakunda. Kandi biroroshye. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twavuzemo ibintu byinshi, twagiye tugaruka kuri social media, by'umwihariko ku ba YouTubers bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose. Ntabwo twavuze ngo baraha naha, aho bari hose ku isi. Tuvuga imyitwarire irimo kugenda ibaranga kuri ubu ngubu, aho wagiye ugaruka uti hose ntakubeshye content zabarangiranye, ariko se n'uwatangiye ejo zamurangiranye? Uwatangiye ejo akomereza aho ngaho, yere gucika intege, ariko tumugira inama ibyo ari gukora yirefere.
akore training, yige, asome ibyo ari bwo gukora. Hari abandi babikoze kandi bageze kure, ajye gusoma inzira banyuzemo. Hanyuma tugaruka kuri icyo kintu, wakomeje kuvuga ku kintu kijyanye no kwiga, ariko ikigaragara nuko YouTube zitunze urubyiruko rwinshi, byaba mu bihugu cyane cyane, byaba ari mu bihugu byateye imbere, byaba ari mu bihugu bikirimo kwishakisha biri mu nzira y'amajyambere. Aba bantu bose batunzwe na YouTube rimwe na rimwe, ndetse abenshi ugasanga topic zijyanye no gucuruza amazimwe arizo zirebwa cyane. Ese weho ntabwo ubibona? So maze kureba filime nyinshi, topic z'amazimwe ziba mu Rwanda gusa. Ahandi bafite ibintu byinshi byo gukora, bageze kure, bari update, bafite byinshi byo gukora, ntabwo babona umwanya wo kujya muri topic zo kuki ariho honyine izi topic turimo kuzisanga. Ni hahandi nakubwiye bivuruguta mu bintu bataperformingamo, batazi, bafite ubunebwe. Nk'aba Nigeria ureba filime bajya bakina kameme ukabona kabisa. Aba ariko n'abakinnyi ba filime, ariko ahangaha turimo kuvuga aba YouTubers. Abatanzania ureba filime bakina, abahanzi b'indirimbo gira za Uganda, Nigeria, Uruso, za Kenya, bageze kure. Ariko turimo kugaruka ku ba YouTubers. Umuntu ufite YouTube channel ye akaba atari umuhanzi, akaba atari umukinnyi wa filime, se uwo nguwo ntago ategetswe gucishaho indirimbo y'umuhanzi runaka? Nawe uri mu YouTubers wamaze kugeramo, to be honest, tukira tutavuye hano, uretse mu Rwanda honyine batukanira ku YouTube channel. Mbwira ikindi gihugu kirimo umu YouTubers kuri channel hanyuraho ibishego nk'iby'umugwa. Nakubazaga mu rugero rumwe, nakubazaga wenda uretse kuba wavuze ngo ni ubunebwe, ngo ni content zabashiranye, ariko n'uwashinze igitangazamakuru YouTube ye ejo arahita ajya mu mujyo wa babandi asange kandi koko izo content nizo zirimo gucuruza. So nyine ibyo nkubwira nibyo, n'abanyamadini nakubwiye bari bamaze gukira ifaranga, bari bamaze kurigwiza. Ubu ngubu bagiye, ntago nzi niba birashirirwa mu bikorwa cyangwa itegeko rirabyemeza, bagiye kuzajya bavuga ati amaturo mwakiriye uyu mwaka dore ngiyi ABM machine babakarikire, mwakiriye angahe, mugomba gusorera leta aya naye. Ubwo bazakuramo aya pasiteri, bakuremo ay'ibikorwa by'Imana, hasigara iki? Amaturo. Mu gihe pasiteri yandi yose yagira gute, yakombayininga akayafata. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, baba pasiteri batabyigiye bagomba gusubira hehe, kujya kuvuza ingoma, bakajya kujoininga korali, bakajya kuvuza gitari, yo kubesha ngo Imana iguhaye viza no biveho. Kandi ibintu bizagenda neza, abaturage bamaze gushuha mu mutwe, bagiye kongera kuba bongeye babaye stable. Uwo mutego rero amatorero yaguyemo n'utegereje baba YouTubers. Igihe kuzagera leta nabo ibabwira ngo dushizeho condition runaka, nimba wemerewe gukora ku butaka bw'igihugu ugomba kubereza amabwiriza ABCD. Byanasa igihe bitaba bikozwe bigomba gukorwa, bizakorwa. Nta makuru mfite ariko bizakorwa. Leta n'umubyeyi kandi especially nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka nambigarukeho, dufite umuco utasanga handi ku isi, dufite umuco utasanga ahandi ku isi. Umunyarwanda wese ahari hose ku isi usanga afite ikintu cyo gukomeza gusigasira uburere, identity. Ugasanga umubyeyi, nawe uri umubyeyi, ntabwo ushigikiye ngo abana bajye kwambara ubusa ku muhanda, ntabwo ushigikiye ngo abana ngo bajye kunywa urumogi, ntabwo ushigikiye ngo abana bajye mu biyobyabwenge. Nubwo hari iterambere, ariko leta ndabizi y'u Rwanda ni umubyeyi kandi iri maso, ndabikwijeje. Bari abantu bari gutambikira ku muco nyarwanda, mu minsi iri imbere bazabakubita akanyafu kandi bazabagorora kandi bazagaruka mu murongo, I promise. Reka tugushimire rero Bwana Louis, tugushimire ku biganiro, ku kiganiro tugiranye uyu munsi, kandi reka tubabwire yuko Louis afite YouTube channel yitwa VOI, ni V na O na Y cyangwa se ya, hanyuma ukongeraho TV.
aho ngaho ushobora kujyaho rero ugakora subscribe, ugakora na comment. Ikiganiro, hari ibiganiro byinshi tuzagenda dukorana, ushobora gusanga ikiganiro wakibonye kuri B2 TV show, hanyuma wenda ukaza kukibona kuri VOI, cyangwa se ukakibona kuri VOI ukaza kukibona kuri B2 TV show. Ni ubufatanye rero, turi mu buryo bw'ubufatanye. N'izo filime namara kuzisohora, buriya hari uburyo dushobora kugira ubufatanye rero nazo mukajya muzikurikirana kuri aya televiziyo yombi. Ubwo reka tubashimire ruwati, nyamuneka musigasire umuco, kuko umuco ni akabando k'iminsi, mureke kwiyandarika, ahubwo mugire ibyo muvuga byubaka rubanda. Reka tubashimire rero, nge nari Peter Claver Rutayisire, reka mbabwire ngo mukomeze kunogerwa na gahunda za B2 TV show, hanyuma mukore subscribe, hanyuma mukore comment kuri ibi bintu tuvuze. Ese koko mwebwe iyo murebye ibiganiro byubaka ntago birebwa, ibiganiro birimo amakuru ashobora kugufasha kugera ku kintu runaka ntago birebwa, ahubwo ugasanga video yasirikiriye kanaka arimo basirikije kanaka yiyambitse ubusa, basirikije barimo kuvuga ku muntu kanaka, barimo kumubeshyera ibintu runaka. Ibyo ngibyo ugasanga nibyo abantu bashyizeho umutima cyane. Kuki dushyira umutima ku bintu bidafite akamaro? Ibidufitiye akamaro ntitubirebe. Reka rero tubashimire, B2 TV nta na rimwe izabaho ikintu kitari ingirakamaro mu buzima, ahubwo izajya ibakebura rimwe na rimwe. Reka dukore rero twubaka ejo hazaza, aho ibintu byo kuri internet ntago bijya bisaza. Mwabantu mwe, ibintu byo kuri internet ntibisaza, n'umuntu uzaza mu myaka magana ngahe azabisangaho. Reka rero twubake ejo hacu hazaza heza n'abadukomokaho. Reka tubabwire ngo ciao ciao, bye bye, mugire ibihe byiza cyane, Imana ibarinde. This is B2 TV show.